aho yaje guhura na Paruwoni. Byagenze gute? Mugenzi page 57 tubona uburyo mukristo avuze ati nzi bamara iminsi bamukorera maze bakamucika bakangarukira. Nawe wagira utyo ntacyo waba wamuvaho ukagaruka. Reka mbabwire, muri iyi minsi satani ari gukora amavuna. Satani ari gukora amavuna agamije kwihanisha abari basanzwe ari abantu b'Imana, ku buryo babigenda babivamo badohoka. Uko niko na Paruwoni rero yarimo ari kuvuna mu Kristo, ari kumubwiriza atereka n'ubundi nabimenye ko n'abasanzwe ari abakristo benshi bamaze igihe banamukorera bagenda bamucika bakangarukira. Nawe ugize utyo ntacyo waba se wa mbere. Mukristo aramusubiza tumva ngewe nasigera inararibonye, nyamara abanyabwenge buke bakora ibibajemo gusa, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntiburobanura ku butoni kandi ntibugire uburyarya. Mufate umwanya murara amajoro mwige Bibiliya muyisome. Nimusome Bibiliya, nimwiga Bibiliya. Iki ni igihe dukwiriye kwiga Bibiliya. Nimugende mwige ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, mumenye icyo Daniyeli yavuze cyerekeranye n'iminsi y'imperuka, mumenye icyo umwana w'Imana yahishuriye Yohana. Ibi nabyo tuzabigarukaho, turebe ibyahishuwe na Yesu Kristo. Nkwifurije gusa na Yesu, nkwifurije gushaka ubwenge, nkwifurije kwifuza ubwenge, kandi Mwuka Wera niwe utanga ubwenge. Humura azabuguha mu izina rya Yesu Kristo.